kuko nuko mu gihugu bakubona bakuye bakuze ari jambo rigamije kubereka ko yagera akamumva yabaga mu marindwi ririmo hano uyu mukobwa iyo aryamye aramuka twemeze iyo uryamye urara mu masereke yarabasereke y'ubona bivuze iyo uryamye arabasereke y'abantu bakuye mu mubona urukuba kumara bagenda rero byose bazamuza mu bihe umunsi uraza kuba ukamwise na Yesu Kristo hari barasubiza kuko dufite ijambo ryawe hari tuwite byatuvuze ntabwo Imana yakwemeye kugira ngo ube mu buzima bw'ubuwe ntabwo Imana yakwemeye ngo ube mu buzima bwo guhambirwa yakwemeye kugira ngo ugire ihimbaza uyirane unezeze Imana tuzamure banditse mu izina rya Yesu Kristo ikindi ibyo bintu bagutongereye urasambana n'abantu yego ikindi kandi bari nyakuru afite n'umugabo uba ufite umugabo karanasambana n'abantu kandi akarasambana n'abantu urubanda yuko ni kwa kundi ushobora gusaba kwitama Yesu ni kwa kundi ushobora gusaba umuntu ugafite umugabo cyangwa umugore akenshi ukunda kuba mu bafuru ariko no mu Rwanda byarateye ukabona umugabo arimo arinyabya agiye kwiciriza kandi afunga n'ibintu bihari ibintu byanga hari amadayimoni bateye ariko rero uyu munsi wa none ni special service hari imbaraga z'abadayimoni z'umugabo zisabona ku buzima bwawe nawe udukurikiranye Imana ibaha ubuzima bwawe irindira amateka menyekana kuri iterana twagara cyane haleluya abantu barashize abantu barapfuye abantu barahambiriwe ariko Imana ishize muri munsi wa none itubwiye ngo dufite ijambo ryawe icyakora ni nange kubyara fata ko nange kubyara ntabwo byaba ukeneye umwana niba nakubwira ngo ukeneye umwana urashaka kubyara kuba waje gusenga gusa n'umwana ingene iri ubuzima bwawe kuba waje gutera n'umwana ikimana cyangwa nabishimye umunsi Imana ibaho ubuzima bwawe Imana itesha agaciro izo mbaraga z'abadayimoni tugomba kuvuza Satani yadushize tugomba kwizera ko ari Imana ifite imbaraga tugomba kwizera ko ari Imana ishoboye byose haleluya Imana yabwiye byose bivuye mu izina rya Yesu Kristo